umushuti wa Rebecca yinjira muri salo amuhamagara ati Rebecca uracyari aho ngaho, tagisi yaje kugutwara iragutegereje kandi rwose ihagaze umwanya munini hariya hanze. Yitegereza rero Rebecca maze agahita abona arahagaze ameze nk'umuntu udafite ikintu na kimwe ari gutekereza, ahita amubaza ati ko mbona se utishimye, wagira ngo rwose ntabwo ugishaka gukomeza urugendo. Rebecca ati ntabwo ari uko ntishimye, ahubwo nyine ndi kwibaza ukuntu ngiye gusubira muri kiriya gihugu nyine navuyemo nkiri umwana mutoya. Ndi kwibaza niba hari umuntu n'umwe nzahasanga naba nzi. Uyu mushuti ahita amubwira ati uzahamuhasanga, ntiwambwiraga se ko hariyo umutante wawe, ikindi kandi hari na wa musore nyine ubu yabaye umusore niko twavuga, kera mukiri abana nyine mwakundanaga, gusa ntuzasanga gihari. Rebecca ahita aseka maze agahita amubwira ati nawe rwose ntugakine, ubwo se urumva uwo musore koko yaba agihari, ubu nawe nyine yagiye mu bindi bihugu cyangwa yarashatse cyangwa nyine ubuzima bwarahindutse simbizi, ashaka no kuba atagihari cyangwa se ashaka no kumbona ariko ntamenye, kimwe nuko nanjye ntamumenya. Umushuti rero ahita amubwira ati gusa nyine rwose ni intambwe nziza uteye kuba usubiye hari ahantu, kubera ko n'ubundi ubuzima bwawe niho bwatangiriye, ni byiza rero ko rwose wanabuhakomereza. Rebecca ati gusa nyine na hano nari maze kuhamenyera, none naho ndahasize. Umushuti we ati ariko uribuka yuko hano wahazaga uje kuryama gusa, ubundi rwose bubira kwa muganga nyine mu kazi, hano rwose ni nkaho wazaga uje kuryama gusa ntabwo wahabaga. Bahita rero bumva amahoni ya tagisi akomeza kubasakuriza, maze umushuti wa Rebecca agahita amubwira ati ndakwifuriza urugendo rwiza, ngwino rwose nguherekeze. Ahita rero amuherekeza maze akamugeza ku modoka. Rebecca rero agera ku kibuga cy'indege, maze ahagaze akabona umukobwa araje aramusuhuje atumeze neza. Rebecca atangaye ahita amubaza ati turaziranye? Uyu mukobwa aramubwira ati hoya, ni ubwa mbere nkubonye, ni uko gusa ndi kubona nyine turi kujya ahantu hamwe, niyo mpamvu nje kukuvugisha. Rebecca ahita amubwira ati okay nta kibazo. Uyu mukobwa ahita abwira Rebecca ati uzi imisozi yo muri kiriya gihugu tugiyemo, ujya uyibona noneho iyi ndege iri kuyica hejuru ubona ari ibintu byiza cyane. Rebecca ati yego rwose, gusa amaze imyaka myinshi ntajyayo, ndumva nanjye makumbuye. Uyu mukobwa arahita amubwira ati twebwe na bagenzi banjye tugiye gushaka abakunzi, hari nyine ibirori bihabera abantu bari single bagahuriramo, maze buri muntu rwose akaba yabona nyine umukunzi we rwose bajyanye. Rebecca rero ahita ababwira ati ibyo bintu nari mbizi kuko byaberaga mu mujyi navukiyemo, ariko ntabwo nari nzi ko rwose bikibaho. Ntimwumvire rwose ko mufashe amavarize mukaba mugiye gukora urugendo rungana gutya mutekereza ko mugiye gushaka abakunzi. Nabo bati yego rwose, wowe se ntabwo uzajya kumushaka? Rebecca ati hoya, njyewe nyine njyanywe n'ibibazo bya famiye, ntabwo rwose ibyo birimo. Bati none se ubundi ni gute wavuye muri uriya mujyi nta musheri ufite? Rebecca ati hoya, nari nkiri umwana, nari mfite imyaka 15 gusa. Bahita rero bumva batangiye kubahamagara nyine ngo bajye mu ndege, maze baba bishimye cyane. Bagahita babwira Rebecca bati ikintu kidushimishije ni uko nubwo tugiye twenyine ariko tuzagaruka buri wese nyine ari kumwe n'uwe. Rebecca we nyine aba yumva ibintu byamutangaje, ukuntu abantu bafata urugendo rungana gutyo bagiye muri ibyo birori ngo byo guhura n'abakunzi. Ku rundi ruhande rero Marvin ni wa musore kera bakiri abana wakundanaga na Rebecca. Uyu we rero aba ashaka kuva muri kino gihugu, aba yumva rwose nta munezero ahafite, aba ashaka kwigendera akajya ahandi akareba ko yahindura ubuzima. Aba rero yagiye gukoresha reservation ya tike y'indege, amara kuyikora maze agataha, aragendera agasanga murumuna we, ubwo ni umuvandimwe we nyine, akamubwira ko avuye gukoresha reservation. Murumuna we aba afite agahinda kenshi, ntabwo rwose aba ari no kureba uyu musore. Aramubwira ati ngiye ikintu kimwe mu buzima nifuza, ni uko rwose umuvandimwe wanjye
yaguma hano tukagumana, kubera icyo ugenda urahunga iki? Hano ni iwanyu, ndi umuvandimwe wawe, ndagukeneye rwose hano. Muffin rero ahita abwira uyu muvandimwe we ati byarangiye rwose, mu byumweru bitatu nzagenda, gusa nanone ntuhangayike, ngiye kubanza nyine kugufasha muri biriya birori by'abashaka abakunzi, nibimara kurangira nzahita ngenda, ikindi kandi buri mezi abiri nzajya nza kugusura, ntugire ikibazo. Murumuna we arahita amubwira ati ibyo wambwira byose ntabwo rwose mbyumva, ikintu cyonyine nshaka ni uko waguma aha, ariko nyine ubwo nta yandi mahitamo mfite. Ahita amuzanira rero lisite y'abantu nyine aba agomba kujya gufata, ahita amubwira ati indege izanye abantu iri hafi kuhagera. Naho rero Marvin ati ni ba bandi nyine bashaka abakunzi, wagira ngo hari aho babataye. Ariko ubundi abantu bakura hehe ubwihebe bwo kwiheba ngo nuko nta bakunzi bafite? Ntabwo rwose njyewe mba mbyumva. Murumuna ahita atangira kumubwira ati batatu muri bo rero urabajyana kuri hoteli, akamubwira izina ryayo, ati undi rero ni Rebecca, we nyine nawe uramujyana kwa onkle we byumvikana. Marvin ahita amwenyura, maze murumuna we agahita amubaza ati uramwenyuye se cyangwa ndarose? Uzi ko neza mbonye ibyishimo mu maso yawe, wibutse se umukunzi wawe wa kera? Marvin ati oya rwose, kiriya gihe twari tukiri abana, ntabwo rwose mpamya ko ubu ngubu hari icyaba kiduhuza. Gusa Marvin ahita abaza murumuna we ati ariko se mbwira, dore rwose utumye nanamwibuka, ese yaba yarageze ku byifuzo bye? Yifuzaga kuzaba umuganga ukomeye, byaba ariko byagenze? Murumuna we ati cyane rwose, indoto ze yazigezeho cyane, kuko n'ubundi no muri kiriya gihugu yari arimo n'ubundi yari umuganga ukomeye. Marvin ahita avuga ati ndishimye rwose kubwe. Murumuna wa Marvin ahita amubwira ati inkuru nziza kandi ni uko nyine aje noneho azaguma hano, ntabwo azongera kugenda. Urumva se ntacyo bikubwiye? Marvin ati oya rwose nta na kimwe. Gusa nyine ubwo Marvin aba yatangiye gutekereza cyane, na murumuna we rwose aba ari kubibona ko ari gutekereza kandi yagiye kure. Ahita amubaza ati none se urumva utari bubishobore njye kubifatira bano bantu? Marvin akihagarara ati oya nta kibazo, reka njye kubafata. Murumuna we ahita amuhereza igipankarita cyanditseho amazina nyine y'aba agiye gutwara, kugira ngo baze kuyabona maze bahite baza bamusanga, kuko ntabwo baba baziranye. Marvin ahita agenda akicara mu modoka hanze, maze rwose umutima ugatangira ukamurya, akajya yibaza ati ariko ubu ndajyayo cyangwa mbyihorere? Gusa nanone akavuga ati oya ndi umuntu w'umugabo, ngomba kwihagararaho, ibi bintu ngomba kubikora uko byagenda kose, reka ngende rwose. Rebecca rero n'aba bakobwa baba bari kumwe bagera ku kibuga cy'indege cy'aho baba bagiye nyine, bakava mu ndege maze bakajya kureba abaje kubatwara. Aba bakobwa bo baba bishimye cyane, bashyushye, bari kuvuga bati uzi ko neza twarangije kwiyumvamo urukundo, njyewe rwose ndi kumva urukundo rwandenze, kuba ndi hano byo byonyine ni iby'igiciro. Ndabizi neza nyine uwanjye ategerereje hano, umukunzi agomba kuzamubona byanze bikunze. Rebecca we ari kubareba abakobwa, maze hari agatekereza ko rwose ari abasazi, ababona atazi ibintu barimo. Ku rundi ruhande rero Marvin agera ku kibuga cy'indege, maze yajya gufungura umuryango nyine uba uri buhita umwinjiza neza neza aho baba bategerereje kugira ngo ajye kubafata. Akumva n'ubundi umutima nyine uri kumwangira, akishyiramo akanyabugabo ati hoya injira, injira rwose Marvin, injira rwose, ushyiramo akanyabugabo, komera winjire. Aba yumva rero ahangayitse ukuntu aba agiye kongera gukubitana amaso n'uyu mukobwa bakundanaga bakiri batoya. Akinjira rero ni nako bigenda koko, umuntu wa mbere abona aba ari Rebecca. Rebecca nawe uri kureba hirya no hino atazi nyine umuntu uje kumufata, arareba maze agahita abona ni Marvin, ahita aza yiruka cyane n'amavarize agahita ayatereka ku ruhande ati Marvin ni wowe? Undi nawe ati yego ni njyewe,
Rebecca rero ahita ashaka kumuhobera ariko Marvin agahita yigira hirya ahubwo akamuhereza ikiganza. Bahita babaza Rebecca bati uyu musore se muraziranye? Marvin agatangira guhakana ati oya, yarangiza akigarura ati yego ariko tuziranye kera cyane. Rebecca ahita abwira Marvin ati ndabibona nawe indoto zawe wazigezeho, dore wabaye umupilote nk'uko wajyaga uhora nyine ubishaka. Marvin ati yego. Ahita rero ababwira ati muze nyine indege ngiye kubatwaramo iri hariya, muze tugende munkurikire. Gusa nyine ahita ahindukira maze akongera akareba Rebecca akabona ntabwo yifubitse nyine bihagije, ahita amubwira ati mbeho ntabwo waza kurikira harakonje cyane. Ahita rero akuramo ikoti aba yambaye maze akarimufubika neza. Aba bakobwa baba bari hano bo rwose baba batangiye kubona ko uyu mukobwa we rwose yifitiye umukunzi, gusa nyine ntabwo baba bazi ibyabo neza. Baragenda rero maze bakajya mu ndege, Marvin nyine akabatwara akabageza aho bagomba kujya. Ubwo hahita hasigara Rebecca aba agomba nyine kugeza kwa onkere we. Ni ukuvuga yuko Marvin aba ahazi kubera ko baba ari abaturanyi nyine kuva kera, baba barakuriye muri iyi karitsiye ndetse rwose ari inshuti cyane, bimeze nk'aho umuryango wa Rebecca wari n'umuryango wa Marvin. Marvin rero amara kugeza Rebecca mu rugo maze tante wa Rebecca agahita abwira Marvin ati ariko wakabaye rwose reka tukabanza tugasangira. Marvin ati hoya, mfite abantu benshi bari kuza ngomba kujya kwakira mbajyana ku mahoteli. Uyu tante rero wa Rebecca ahita abwira Marvin ati nta kibazo ugenda ubatware ariko nyine uza kugaruka numara gusoza akazi. Marvin ati ariko ntabwo nshonje, nta mpamvu yo kugaruka. Tante wa Rebecca ati ugomba kugaruka kubera ko nyine onkere wa Rebecca yavuze yuko umunsi Rebecca azaba yaje ubutumwa tugomba kuzamuha nawe ugomba kuzaba uhari byanze bikunze. Marvin rero yumva nyine ko cyari icyifuzo cya onkere wa Rebecca waranitabye Imana, maze agahita avuga ati nta kibazo ndaza kuza. Ibi byo rwose ntabwo aba yabihakana. Uyu mutante rero wa Rebecca asigara amubwira ati warakuze, wabaye mwiza cyane, gusa nyine nishimiye rwose ko uziye igihe kubera yuko nyuma y'ejo ni umunsi utangaje, ni wa munsi nyine abantu baboneraho abakunzi babo ba nyabo. Ni byiza rero ko rwose nawe uje kubera ko nyine ugomba guhita ujya mu rukundo, ugomba kuzabona umukunzi wawe. Rebecca ati tante rwose njye nta mukunzi nkeneye, ndi single kandi ndashaka kuzahora ndi single, nta mukunzi nkeneye rwose habe na gatoya. Tante bati ariko uretse kuvuga ibyo ngibyo ushobora kuba uzi yuko cya kirori kikiri cya kindi gitoya nk'uko wabisize, ubu ni ibintu binini cyane ku buryo rwose abantu bava impande n'impande mu bihugu bitandukanye maze bakaza muri iki kirori, kandi buri wese akabona umukunzi wa nyawe, umukunzi w'inzozi ze. Rebecca ati natangiraga no kubibonera mu ndege, hari abo twazanye bambwira ko ikibazanye ari uko baje muri kino kirori. Tante bati cyane, ubu rwose ni ibintu bihambaye ntabwo byoroshye, ndabyizeye rero ko nawe uzabonamo umukunzi wawe. Rebecca ati hoya rwose ibyo byo ntabwo bishoboka, nta mukunzi nshaka. Tante we rero ahita ahamagara umugabo we maze agahita abwira Rebecca ati wamubonye umukunzi wanjye, twahuye hashize imyaka 3 muri kino kirori nyine, maze duhita twiyumvanamo turakundana turanabana. Rebecca ahita avuga ati wow, muraberanye, couple yanyu irajyanye rwose. Naho rero uyu mugabo wa tante we ahita amubwira ati tante wawe arakunditse rwose, ni umuntu ukwiriye gukundwa, afite umutima mwiza, ikindi kandi mba mbona rwose n'uwakongera akansubiza inyuma nakongera kandi nkamuhitamo. Tante rero wa Rebecca ahita amubwira ati niyo mpamvu nyine ndi kukubwira ngo ntuzabure muri iki kirori, ni ukuri ndakwinginze rwose ntuzabure.
uyu mugabo wa tante we rero ahita abwira tante wa Rebecca ati ariko wibagiwe ko rwose umwana ariko akimara kugera hano, mubabarire basi aruhukeho gatoya. Naho tante wa Rebecca ahita avuga ati yego rwose namanitse amaboko, reka mbe nisubiriye kudekora ibintu byanjye maze mwihorere. Aba akigenda rero maze uyu mugabo we agahita abwira Rebecca ati tante wawe ndamukunda cyane cyane. Uyu mugabo rero wa tante wa Rebecca ahita akora muri tiruwari maze akazana imfunguzo, ziba ari imfunguzo eshatu ziri ku gapurutekere kamwe, ahita azimuhereza maze akamubwira ati uyu ni umutungo wawe onkle wawe yagusigiye, ni urufunguzo rw'inzu, ni urufunguzo rw'ikamyo ndetse n'urufunguzo rwa dispensaire. Rebecca ahita azireba maze agahita avuga ati ni ukuvuga ko rwose ubu ngubu umutungo wose wa onkle wanjye ngufite mu ntoki zanjye. Ikintu kimbabaje ni kimwe gusa, ni uko atanigeze ambwira yuko arwaye ngo maze nze mube hafi nze mukurikirane, nkabimenya gusa yaramaze kwitaba Imana. Uyu mugabo rero wa tante wa Rebecca ahita amubwira ati impamvu atigeze abikubwira, yari abizi neza ko nabikubwira bizatuma udakomeza amasomo yawe neza, kandi ikintu cyonyine mu buzima yashyiraga imbere kwari ukugira ngo atazangiza indoto zawe, uzige neza maze uzabe umuganga ukomeye nk'uko nyine wahoraga ubirota. Gusa ntuhangayike, nuramuka rwose ibyo bintu agusigiye ubifashe neza ukongera gufungura iriya dispensaire, dore ko rwose yari n'ubuzima bwe, humura rwose uzaba umukoreye ikintu yifuje mu buzima. Rebecca ahita abaza uyu mugabo ati none se birihutirwa cyane ku buryo ari ngombwa ko rwose dispensaire mpita nyifungura nanone vuba? Uyu mugabo aramubwira ati ntabwo ari cyane ariko nanone ugomba kubikora vuba bidatinze, kubera yuko abaturage ba hano bose bari baramenyereye kwivuriza muri iyi dispensaire, rero uramutse utinze ubuzima bwabo bwajya mu kaga, kandi ndakeka atari byo onkle wawe yigeze yifuza na rimwe yitangiye abaturage bo muri iki cyaro igihe cyose. Rero ugomba gukora uko ushoboye kugira ngo nyine n'ubundi nawe utere ikirenge mu cye. Uyu mugabo rero ahita abwira Rebecca ati impamvu nyine ugomba kugerageza uko byagenda kose, tekereza ko abaturage ba hano ubu kugira ngo bivuze bagomba kubanza gutega indege, uri kumva ukuntu ibyo bintu bihenze, kubera ko rero hari abatabishobora bahitamo kwivura bo ubwabo, ubwo rero urumva ko ari ikibazo, bamwe bapfa nyine kubera kutabona ubuvuzi. Rebecca nyine uba ari n'umuganga birumvikana aba afite umutima nyine wa kimuntu, ahita abwira uyu mugabo ati ndumva ibi bintu bibabaje, izi nkuru zirababaje, uretse ko n'akazi mfite nyine nako katoroshye, tekereza yuko ngomba kubanza kujya gusana iyi dispensaire imaze umwaka wose idakora, nkongera nkayisubiza ku murongo maze nkatangira no gukora. Aka kazi karakomeye rwose ntabwo koroshye, ariko nanone ngomba kubikora. Bahita bumva rero umuntu akomanze maze bakamusaba kwinjira, hahita hinjira Marvin ati tante wa Rebecca yarambwiye ngo ninjire, nyamara rwose ngewe nashakaga gutegerereza Rebecca mu modoka. Uyu umugabo wa tante wa Rebecca rero ahita abwira Marvin ati hoya ngwino rwose wicare uziye igihe. Marvin ati nziye igihe, ati bishatse kuvuga iki? Rebecca ahita yitanguranwa maze agahita abwira Marvin ati bishatse kuvuga yuko abaturage bose bo muri kino cyaro cy'iwacu bari ku mutwe wanjye. Naho rero uyu mugabo wa tante wa Rebecca ati hoya si ibyo gusa, abivuga anaseka. Rebecca ati kandi nagira ngo nyine twirinde gusubiza iki kibazo. Uyu mugabo wa tante wa Rebecca ati oya hari n'ibindi nyine tugomba kuvugana, nawe nari mufitiye ubutumwa. Ahita rero abwira Marvin ati Marvin rero nyuma y'uko rwose onkle wa Rebecca yagusigiye ya mbwa ye rwose yirwaga igendagenda, hari nyine n'umurage yaguhaye nawe. Marvin ati njyewe nk'umurage, kubera iki se yagombaga kumpa umurage? Uyu mugabo wa tante wa Rebecca ati impamvu nyine
yaguhaye uyu murage yatubwiye yuko ari ukubera yuko wamubaye hafi igihe yari arwaye, ngo wamubereye inshuti rwose y'akadasohoka, ngo uri mu bantu rwose batigeze bamutererana, rero yifuje nyine kuguha rwose umurage kandi nta nubwo ari umurage uciriritse. Ubwo Marvin aba yafashe izi mpapuro baba bamuhaye ari gusoma nyine ibizanditsemo, gusa uyu mugabo ahita abwira Marvin ati ariko nyine nta kintu na kimwe burya kitagira kondisiyo, ibi nabyo bifite kondisiyo ariko itari nini. Onkle wa Rebecca yavuze yuko ibi byose ugomba nyine kugira ngo byose ubyegukane, ugomba kuzafasha Rebecca mu kongera gufungura iriya dispensaire. Rebecca ati hoya rwose ibyo byo ntabwo byashoboka, njyewe nasize ibintu byose muri kiriya gihugu nabagamo kugira ngo nze nyine kwita kuri iyi dispensaire, rero ni inshingano zanjye, nta bufasha bw'umuntu n'uyu n'umwe nshaka. Nyamara ariko na Marvin nawe aba yarari guhakana kuko ntabwo aba yumva ko rwose ashobora gukorera ahantu hamwe na Rebecca. Uyu mugabo rero wa tante wa Rebecca ahita abwira Rebecca ati ntabwo rwose nzi ubushobozi onkle wawe yaba yarabonye muri Marvin, ariko yavuze yuko ubufatanye bwawe na Marvin ari ingenzi cyane muri iyi dispensaire kandi mukabikora vuba bishoboka, ndetse rwose yavuze ko abaturage ba hano batagukeneye uri wenyine, ahubwo bagukeneye uri kumwe na Marvin. Rebecca rero akomeza kuvuga ati hoya njyewe rwose ntabwo nabyemera, ngomba kuzafata inshingano, cyane ko ari ubwa mbere mfashe inshingano mu buzima bwanjye maze ibi byose nkabikora njyenyine. Marvin rero uba hatangiye kumva ko bino bintu bitangiye guteza umutekano mukeya, ahita afata za mpapuro maze akazishyira imbere y'uyu mugabo ati rwose nta nubwo nkeneye, ntabwo ibi bintu bikeneye, nta nubwo nabivamo. Naho rero uyu mugabo ahita abwira Marvin ati genda ubitekerezeho neza, ejo uzampe igisubizo. Marvin rero amara gusohoka maze Rebecca agahita abwira uyu mugabo wa tante ati ukuntu numvaga rwose nkumbuye kongera kumubona, ukuntu numvaga nifuza kongera guhura nawe, none mpuye n'umufungamutwe gusa, asigaye ateye nabi cyane. Naho rero uyu mugabo ahita abwira Rebecca ati ntumurenganye, nawe rwose ntabwo ari we, kandi ikindi hashize imyaka myinshi cyane, rero birumvikana ko agomba kuba yarahindutse, yahuye na byinshi mu buzima, ntabwo rwose agomba kuba akiri wa wundi. Rebecca ahita yongera kumubaza ati none se mbwira, ubundi Marvin yaje kuba inshuti na onkle wanjye cyane cyane kuriya byagenze bite? Uyu mugabo ahita amubwira ati urumva nyine baje kuba inshuti cyane kubera yuko baje no guhurira mu gisirikare banaza kuvamo bose, rero babaye inshuti cyane kuko bari baziranye kuri byinshi nyine byababayeho mu gisirikare. Rebecca ati none se Marvin yabaye n'umusirikare? Uyu mugabo ati cyane, yabaye umusirikare ariko nyine kuva yakivamo yaje afite indwara imeze nk'ihahamuka. Uriya musore ashobora kuba yarabonye ibintu undi muntu wese atabasha kubona ngo abisiporute igihe yari ari mu gisirikare, kubera ko rwose yenda ntabwo byari byiza ko mbikubwira, yakabaye abikwibwirira, ariko ndahamya ntashidikanya ko rwose ataragera no ku rwego rwo kuba yavuga ibintu byamubayeho, ariko rero nyine kujya mu gisirikare rwose ntabwo byamubereye ibintu byiza, kubera ko niho yakuye nyine ubwo burwayi. Rebecca rero uba umaze kumva ibi byose atangira kumva none atangiye kubabara, ndetse rwose atangiye no kubabarira uyu musore, kuko nyine atangiye kumva ko uko ameze ubu ngubu atari we nawe, ahubwo ashobora kuba afite n'ibindi bibazo byinshi. Rebecca rero ahita abwira uyu mugabo ati birababaje, gusa ntabwo nigeze ibi byose mbimenya, kuko ntabwo nigeze nongera kumenya amakuru ye kuva nava hano. Rebecca ahita avuga ati ariko uko byagenda kose ngomba gushaka ikintu mfasha Marvin maze akaba yasohoka muri ibyo bibazo afite. Naho rero uyu mugabo ahita abwira Rebecca ati ntugire ngo ni ibintu byoroshye, nubwo yenda wumvise inkuru yose
ariko ntabwo ari ibintu byoroshye rwose kuba hari icyo wabikoraho. Rebecca ati nzagerageza nta kibazo. Uyu mugabo ati waba ukoze cyane, gusa ni inzira ikomeye, ariko nta kibazo nyine uzagerageze. Rebecca rero nawe ahita asohoka. Ni ukuvuga ko nyine iyi minota yose baba bamaze ari kuganira n'uyu umugabo wa tante we, Marvin we aba yicaye mu modoka amutegereje. Rebecca akinjira mu modoka maze agahita abwira Marvin ati ndakwinginze umbabarire rwose niba nitwaye nabi, ikindi kandi ndagushimiye kuba waritaye kuri oncle wanjye igihe yari arwaye ameze nabi njyewe ntahari, warakoze cyane. Gusa nyine njye nawe wagira ngo ni nkaho tutaziranye. Marvin ahita amuca mu ijambo maze agahita amubwira ati n'ubundi nzagenda mu byumweru 3 nzava muri iki gihugu. Rebecca ati uzajya hehe? Ati nzajya rwose mu kindi gihugu. Ndashaka kukubwira yuko amafaranga atari ingenzi cyane kuri njyewe. Ntuhangayike rero ngo oncle wawe yansigiye umurage, humura rwose byose uzabisigarane, njyewe nzagenda, nta nubwo rwose nzafatanya nawe nk'uko yabivuze. Rero rwose ntuhangayike, utuze kandi utekane. Bahita rero bakomeza bakajya nyine muri ya dispensary kugira ngo barebe uko imeze. Barafungura bakinjiramo imbere, birumvikana nyine ivumbi riba ryararenze ibintu byose biba biri hano. Batangira no kugenda bareba amakadire aba arimo amafoto. Bahita babona agakadire kaba karimo nyine ifoto y'aba bombi ari abana bari kumwe n'uyu mu oncle. Bahita bakitegereza maze Marvin akabaza Rebecca ati iki gihe urakibuka? Rebecca ati ntabwo nkunda gutekereza kuri kino gihe cyashize. Naho Marvin ati nyamara njyewe iki gihe cyashize nicyo rwose kijya kimpa ibyishimo, ngitekerezaho kenshi cyane. Rebecca ahita amubwira ati ikintu cyonyine nzi ni uko rwose twagiraga ibintu bidushimisha hano, twahoraga duseka n'ubundi kandi baba bari guseka. Marvin akamubwira ati ibihe byacu byo mu bwana byari biryoshye cyane. Marvin rero kandi ahita abwira Rebecca ati oncle wawe rwose ndamwumva kandi ndamushyigikiye, kugaruka hano kwawe byari iby'ingenzi, ni iby'igiciro, kubera yuko abaturage ba hano baragukeneye cyane. Rebecca amara gutandukana na Marvin maze agahita ajya kuri video call akajya kuvugana na wa mushuti we nyine baba barabanaga muri cya gihugu kindi yavuyemo. Ahita amubwira ati nahageze amahoro, gusa nyine ibintu byose ni bishya. Atekereza ko wa musore twakundanaga tukiri abana twahuye, gusa nyine yarahindutse. Ahita amubwira ikibazo cy'uburwayi afite. Uyu mushuti we ahita amubwira ati rwose ndabyizeye, ubwo ari kumwe nawe azakira, kubera ko wowe byaba ari ku ruhande rw'ubuganga cyangwa ari no ku ruhande rw'umuntu usanzwe, umuntu wese uri iruhande rwawe aba agomba kuba ameze neza kandi atekanye. Ndabizi neza rero ko uzamufasha maze akamera neza. Rebecca ati cyane, ngomba kumufasha, ngomba gukora uko bishoboka byose, nubwo nyine atari ibintu byoroshye. Rebecca rero akomeza amubwira ibintu byose nyine uko bimeze, akamubwira ukuntu bari gutegura nyine ikirori abantu b'isi yose badafite abakunzi bahuriramo maze bagahura n'abakunzi babo. Uyu mushuti we ahita amubwira ati cyakoze ibyo byo biratangaje, tekereza nawe Rebecca mushuti wanjye, umuseribateri ubirambyemo, agiye mu gihugu cy'urukundo, agiye mu mujyi abandi bantu baza gushakiramo urukundo, nyamara we rwose aracyari single. Rebecca ati oya rwose ibyo byihorere, urabizi ko rwose ntacyo bimbwiye habe na gitoya, ntabwo ngewe ibyo ngibyo rwose bindeba. Umushuti we ati nyamara ntabwo ugomba kuguma wenyine, ugomba gushaka umukunzi uko byagenda kose, ni ngombwa cyane. Ntabwo rero ugomba kuzajya uhora mu kazi gusa cyangwa ngo uhore wigunze, ukeneye rwose umuntu muganira, umuntu nyine uguha ibyishimo. Rebecca rero yumva batangiye kumuhata amagambo yo kumubwira ko agomba gushaka umukunzi, maze agahita abwira uyu mushuti we ati ngiye kuryama rero ubwo nahejo.
uyu mushuti ati ugiye kuryama utambwiye ku basore beza wahuriye nabo muri icyo gihugu cy'iwanyu? Rebecca ati hoya, ndeka rwose njye kuryama ndananiwe. Amara kugenda rero maze uyu mushuti we agasigara ari kwivugana ati umujyi w'urukundo, ndumva rwose aha hantu hanteye amatsiko. Rebecca ni umunyamahirwe cyane, ahubwo sinibaza impamvu atari kubibyaza umusaruro uwangezayo njyewe gusa. Iryo joro rwose narara mbonye umukunzi, ntabwo nakongera kuba njyenyine. Umunsi wakurikiye rero tante wa Rebecca aza kumureba kubera ko nyine Rebecca aba asigaye aba muri ya nzu onkle we yamusigiye. Tante we rero araza akamubwira ati umunsi washize nabonye rwose umeze nkaho udafite ibintu byo kwifubika bihagije, nakuzaniye rero imyenda imwe n'imwe nyine kugira ngo wifubike kuko ubukonje bumeze nabi. Rebecca ahita abwira tante we ati ndakwinginze rwose umbabarire, ukuntu ejo navuye iwanyu byari bibishye cyane, nasohotse meze nk'umuntu utishimye, ndakeka rero ko umugabo wawe ashobora kuba atarabyakiriye neza. Tante we ahita amubwira ati hoya ntugire ikibazo, umugabo wanjye ni umwana mwiza cyane kandi ibintu byose aba abyumva. Ikindi gusa muri uyu mujyi nyine hari abantu beza kandi benshi, uzagenda uhura nabo buhoro buhoro. Rebecca ahita abwira tante we ati ariko nditeguye, abantu bose byaba ari ngombwa ko duhura twahura. Tante we ati ushatse kuvuga se ko wisubiye kuri cya cyemezo wari wafashe cy'uko utazajya muri biriya birori byo gushaka abakunzi? Ati reka ntabwo haba harimo abaseribateri bonyine, haba harimo n'amakupure, amakupure nyine aba yariforumye kubera uriya munsi. Ikindi kandi haba hagiye harimo n'abandi bantu bazwi, abantu nyine basobanutse ku buryo kuba uhari byaba ari iby'ingenzi, maze ukaganira nyine n'abantu benshi, ukagenda nyine wumva ibitekerezo byabo, ndakeka ko byagufasha. Rebecca ati nta kibazo rwose, ibi birori nzabizamo ndabikwemereye. Ku rundi ruhande rero Marvin ataha ibibazo ari byose, mashine ye iba yangiritse, nyamara yajya no kuri banki ikarita ye mashine n'ubundi ikayanga nyine, ATM ikayanga ntabashe kubikuza. Abwira rero murumuna we ati mfite ibibazo byinshi, mashine yanjye yangiritse, nagiriye no kuretera amafaranga kugira ngo mbe nayikoresha ariko biranga. Murumuna we ahita yinjira mu cyumba maze akazana ikarita ye agahita ayimuhereza ati genda ukoresha iyanjye maze ukemure ibibazo byose ufite, nta kibazo. Naho Marvin agahita amubaza ati none se wowe bizinesi zawe ziragenda neza nta kibazo? Murumuna we ati urebye ntabwo bikimeze nk'uko byatangiye bimeze, byabaye ngombwa nyine ko ndwana cyane kugira ngo bigere aho bigeze, gusa nanone ibibazo byo rwose ndabifite muri kampani yanjye kandi bikeneye amafaranga menshi. Murumuna we kandi ahita amubwira ati gusa sinzi impamvu ndi kubikubwira, kuko nyine urebye n'ubundi ntabwo ari ibibazo byawe, mu byumweru 2 gusa uzaba wigendeye, unsige hano, nkwiye rero kwicecekera. Marvin ahita amubwira ati hoya, ngomba gushaka uko ngufasha uko byagenda kose. Murumuna we ati ntabwo bishoboka, wikwirirwa ubitekerezaho, keretse nyine uramutse utomboye muri loto niko bwonyine byashoboka, naho ubundi amafaranga nkeneye ntabwo wayabona. Umunsi wakurikiye rero Marvin ajya kureba Rebecca kuri ya dispensaire nyine baba bakeneye gutunganya, amusangayo ariko ibintu byose byamucanze. Rebecca ari kwivugana ati dore ko rwose niyemeye ngo ibintu byose nzabifasha, ibi bintu nta nubwo nabona aho mbitangirira n'aho mbisoreza. Marvin rero aba yinjiye maze agahita amubwira ati umeze neza? Rebecca ati yego umeze neza. Marvin ahita amubwira ati nta guca ku ruhande rero, narinde kukubwira ko rwose nisubiye kuri cya cyemezo nari nafashe, ndifuza nyine kugufasha muri iyi dispensaire kubera ko nubwo nari nakubwiye ko ari amafaranga y'umurage onkle wawe yansigiye ntayakeneye, ariko nasanze nyakeneye ahubwo birenze uko wabitekereza, kubera yuko murumuna wanjye bizinesi ye iri kugenda nabi cyane, rero ndayakeneye kubwe nyine kugira ngo nyamuhe. None nafashe umwanzuro w'uko tike yanjye y'indege nayigize inyuma cyane,
maze rwose tukabanza tugatunganya bino bintu neza tukabishyira ku murongo. Rebecca ahita atangira kumwenyura ati wabitekerejeho neza, kubera ko nanjye nasanze rwose narihagararagaho, kuriya navugaga ngo nzabyifasha, ntabyo nakwifasha kuko nta n'ibyo nashobora, nkeneye ubufasha ahubwo kurenza uko naba narabitekerezaga, naba nishimiye rero rwose ko wamfasha. Bahita rero bakubitana mu kiganza maze bakemezanya nyine ko bagiye gufatanya gutunganya iyi dispensaire ikongera igasubira ku murongo neza nk'uko yari imeze mbere. Bahita rero batangira n'akazi kano kanya, maze bagatangira gufata nyine amadosiye y'abarwayi bajyaga bavura mbere bayapanga mu bikarito kugira ngo bakore amasuku hano hantu. Marvin rero agera ku gakarito kaba karimo nyine udupamba tuzingazinze nyine ari duto dutoya, maze agahita abaza Rebecca ati utu tuntu se kandi two dukora iki muganga, ngaho mbwira. Naho Rebecca aseka ahita amubwira ati ntabwo wabimenya, byagusaba imyaka 8 yose uri kwiga kugira ngo umenye icyo utwo tuntu dukora. Naho rero Marvin ahita afata twa dupamba maze agatangira kudutera Rebecca rero aseka cyane, nawe ahita amwambura cya gikarito nawe agatangira kuyora amutera, batangira kukirwanira nyine maze bagaterana aya mapamba akuzura hasi nabo akabuzuraho. Rebecca ahita abwira Marvin ati twari tuje gukora isuku none ahubwo twanduje kurushaho. Bose barireba ukuntu nyine amapamba aba buzuyeho n'ukuntu aba yuzuye hasi, maze bakireba bose bagaseka. Bakomeza rero gukora amasuku, sinzi ukuntu Rebecca ajya kubona akabona uruntu rw'urushashi rukomeye ruba rumeze nk'uruziritse ameza, ajya kurwana no kuruca rero rugasakuza nyine urusaku rw'ishashi rurumvikana, maze Marvin agahita atangira gukanura amaso, mu mutwe we ahita atangira kumva urusaku rw'amasasu menshi cyane, rwa rusaku nyine rw'ishashi we aba ari kumva mu rusaku rw'amasasu, agatangira kubona nyine amashusho y'ukuntu nyine igihe kimwe bari bari mu ntambara, maze abashuti be bose n'abandi bantu bari bari kumwe bose bagapfa bari kubarasa, biba biri kumugarukira mu mutwe iby'icyo gihe nyine ukuntu byagenze. Ahita amera nyine nk'umuntu utangiye guta ubwenge, ukabona ameze nk'aho umutima ugiye kumuhagararana. Rebecca arahindukira akabona rwose ibintu byakaze, Marvin ameze nk'aho umwuka uri kumushyirana, ahita agenda akamwegera buhoro akajya amukomangaho ko gakeya akamubwira ati tuza, humura ndahari turi kumwe. Ariko mu by'ukuri Marvin ntabwo aba ari kumva, kubera ko aba yarangije gutakara mu bitekerezo, ari kwitekerereza nyine ibyo bintu aba yarahuye nabyo igihe yari umusirikare. Rebecca rero akomeza kumukomakoma, maze Marvin akageraho akongera nyine akagaruka, aba ameze nk'umuntu ukangutse uvuye ahantu kure, afite ubwoba bwinshi cyane, ari gukanura nyine ubona ibyuya byamurenze, uba ubona ko ibintu rwose aba yari arimo biba ari ibintu bitamworoheye habe na gatoya. Amara kugaruka neza rero, maze Rebecca agahita amubwira ati umugabo wa tante wanjye yambwiye byose bikwerekeye, yambwiye n'iby'iyo ndwara urwaye. Naho Marvin ati nari mbizi rwose ko umunsi umwe ibi bintu uzabimenya byose, ati kubera ko muri uyu mujyi ikintu cya mbere cyihuta kurusha urukundo ni inkuru, amagambo yo muri uyu mujyi rwose yihuta cyane. Rebecca ahita amubaza ati none se twabiganiraho? Marvin ati hoya urakoze cyane, ariko rwose ntabwo nkeneye kubiganiraho nawe, ahubwo reka njye kuzana ka kafe maze tunywe. Rebecca rero mu gihe aba asigaye hano ari kubika impapuro, ahita abona nyine dosiye y'umurwayi wari urwaye neza neza nka Marvin. Atangira gusoma dosiye ye, maze akabona nyine ibimenyetso uyu muntu yabaga afite, ngo yabaga afite ubwoba, noneho nijoro ubwo yagiraga ubwoba burenze ku buryo gusinzira bitashobokaga, kuko yatangiraga gusinzira yatangiraga kurota nyine ibyo bintu byose biba byaramubayeho. Gusa abakiri muri ibi, maze tante we akaba arinjiye, tante we ahita amubaza ati ko mbonye Marvin asohoka, ni amahoro? Rebecca ati cyane rwose. Tante we ati none se Marvin yafashe umwanzuro wo kuza kugufasha, wo kubyemera kugufasha? Rebecca ati yego,
nari nkeneye ubufasha ni ukuri. Tante we ati ndishimye ko mwese rwose mwaretse nyine ubwiyemezi maze mukumva ko mugomba gushyira hamwe. Uyu mutante kandi ahita abaza Rebecca ati ariko buriya nta kuntu wazafasha Marvin mu bibazo afite. Rebecca ati nakabaye mufasha, ariko se nawe umuntu ntiyemera ko arwaye ntabwo yakubwira nyine uko yiyumva. Biragoye rero kuvura umurwayi utazi ko arwaye, biriya bintu rwose biba bigoye. Tante we rero ati ndakwizeye rwose, ndabizi ko hari icyo uzabikoraho kubera ko Marvin akeneye umuntu umuba hafi, umuntu rwose umufasha guhindura ibitekerezo maze ibyo yahuye nabyo byose akabyibagirwa. Bahita rero bumva Marvin agarutse avuye kuzana za kafe. Tante wa Rebecca ahita amubwira ati ubwo nyine naha nimugoroba turaza guhura tugiye mu birori. Naho rero Marvin yinjira abwira Rebecca ati kubera ko ntarinzi kafe ukunda nakuzaniye ebyiri ngo uhitemo ikomeye ndetse n'iyoroshye kugira ngo nyine uhitemo iyo ushaka. Naho rero Rebecca ati ngewe nkunda kafe ikomeye. Marvin ahita atangira kumutera story ati uzi yuko ubwo nyine nari ndi mu gisirikare hari umusore twabanaga, ikintu gitangaje uzi ko yafataga agakombe ka kafe maze agashyiramo utuyiko 5 twa creme n'utuyiko 5 tw'isukari. Rebecca ahita avuga ati ndumva ntangiye kubihirwa, uzi ko wagira ngo yabaga ari kunywa gatose, ibyo bintu rwose ndumva ntabinywa. Naho Marvin ahita abwira Rebecca ati ikintu kibabaje nuko nyine atigeze abasha kuva ku rugamba, ni naho rwose yapfiriye. Ubwo nyine baba batangiye kuvuga inkuru zibabaje. Bahita rero babona nyine utuntu tw'udukinisho, utu dukinisho twari utwa Rebecca kera. Marvin tumubaza ati utu tuntu se wari ukidufite? Rebecca ati hoya ntabwo nikidufite, ahubwo nyine ubu ni onkle wanjye wari waratubitse hano. Marvin ati onkle wawe yaragukundaga cyane, nta munsi n'umwe wigeze ushira atakuvuze, yahoraga ambwira ngo arifuza kumenya uko umeze, arifuza kumenya kandi umukobwa wabaye we, yahoraga agutekereza kandi akwifuriza ibyiza. Rebecca ati urabivuze kandi ngahita numva umukumbuye cyane. Onkle wanjye yari umugabo mwiza w'indashyikirwa, n'ubu rwose ndumva mukumbuye. Rebecca kandi ahita abaza Marvin ati none se ukuri kuvuga ngo buri munsi yaramvugaga, buri munsi mwarabonanaga? Marvin ati cyane, buri munsi twagombaga kubonana kubera yuko ninjye najyaga kumuhahira, ninjye kandi nitaga ku bintu bye byose yabaga akeneye, nagombaga kumuba hafi uko byagenda kose. Ariko nanone ndashaka kukubwira ko onkle wawe ku rugamba yari indashyikirwa, yari umugabo rwose w'umunyabwenge kandi ukora ibintu bye byose neza. Rebecca ati onkle wanjye ndamwizera, nta kintu na kimwe yari gukora ngo kimunanire. Marvin ahita abwira Rebecca ati nanjye ndabukumbuye cyane. Gusa nyine Marvin ahita ashaka guhindura sije maze akabaza Rebecca ati nkurikije ibyo tante wakubwiye baravuze ngo uraza kujya muri wa mugoroba w'abashaka abakunzi. Rebecca ati yego, tante wanjye nyine yabishyizemo imbaraga cyane, ndajyayo kubwe kubera ko ngewe biriya sinya mbyizereramo, nta nubwo mbishaka habe na gatoya. Marvin aseka ati ni ubwa mbere mbonye umukobwa uri single ariko adashaka umukunzi, ntabwo se ushaka kuba mu rukundo ngo wumve uko bimeze? Rebecca ati ntabyo nshaka rwose, ntabwo nshaka agahinda kaba mu rukundo, ntabwo nshaka umukunzi. Marvin ati nanjye nuko tumeze kimwe rwose, ati ahubwo se ko numva twese tudashaka abakunzi, urabyumva ute turamutse tujyanye muri kiriya kirori, noneho nyine kugira ngo niba azajya babona njye nawe turi kumwe, he kugira abatwegera bashaka kudukunda, dore ko rwose ari abantu bashaka abakunzi nk'abafite ahantu babataye. Ndumva ngewe ngoherekeje maze tukajyana, abantu bose bajya bagira ngo turi couple maze tukaba twirinze bariya batamutwe gutyo.
Rebecca ahita amubwira ati urakoze cyane, icyo gitekerezo ni cyiza cyane ahubwo ndagikunze, nibyo rwose, kubera ko ninza kuba ndi kumwe nawe nta muntu n'umwe uri buze kunyegera ambwira ubusa kuko nta nubwo nkeneye kumva. Marvin rero ahita amubwira ati ubwo rero imipango niyo nyine, turaza kujyana ndaguherekeza nta kibazo. Ku mugoroba rero Rebecca aritegura maze akajya muri iki kirori. Abakigerayo abasore bagatangira kumusimburanwaho, buri wese amuzanira ikirahure undi azamwibarishwa ibi n'ibi. Aba yumva rero yarambiwe atekereza ko rwose Marvin yatinze kuza ngo amukize aba bagabo aba abona bari kugenda bamusimburanaho bamuganiriza. Ibirori birinda birangira Marvin ataje. Rebecca rero ataha yababaye maze agahita ajya muri ya dispensaire. Abakinjiramo agahita asanga Marvin yibereye mu kazi rwose nkaho nta cyabaye. Ati ariko rwose wantengushye, ntiwari wambwiye kuri bumfashe kugira ngo twirukane abantu bari buze kuza bari kudushakaho urukundo? Marvin ati byananiye rwose, nabuze imbaraga zihanzana. Rebecca ati nta kibazo, niba byakunaniye rwose nta mpamvu. Ati ahubwo se kubera icyo uri hano muri aya masaha y'ijoro? Marvin ati nananiwe kuryama, n'ubundi naryamye gusinzira biranga neza neza, nahise rero mfata icyemezo cyo kuza nkaba nikorera akazi. Natekereje yuko uko kubura ibitotsi kwanjye nakabaye mbibyaza umusaruro aho kugira ngo nkomeze nicaye nkanuye amaso nanitekerezaho cyane. Rebecca ahita abwira Marvin ati ariko se ko tumaze iminsi ibiri dukorera hano nyamara nkaba mbona nta kintu na kimwe kiri kwiyongera, ubu aha hantu hazarangira, ndumva rwose ntangiye guhangayika. Marvin ati none se watekerezaga ko wazafungura hano mu gihe kingana iki? Rebecca ati numvaga rwose narihaye icyumweru n'igice kuzaba mbisoje. Marvin ati ntuhangayike, humura rwose ngiye kubikora nk'uwikorera, mu cyumweru n'igice nzakwereka ahantu hawe hameze neza cyane, nahatunganyije hameze neza. Rebecca ati urakoze cyane ndakwizeye. Umunsi wakurikiye rero Marvin ajya gufata nyine wa murage baba baramusigiye, maze agafata za mpapuro araza agasanga murumuna we aricaye n'ubundi ubwihebe ni bwa bundi. Ahita amubwira ati rero murumuna wanjye, nakuboneye rwose amafaranga yo kugira ngo ube wakongera ukazamura kampani yawe. Murumuna we ati amafaranga angana gutya waba wayakuye he? Naho Marvin ati onkle wa Rebecca yansigiye amafaranga menshi, rero nifuje kuyaguha kugira ngo uyakoreshe. Murumuna we ahita amuhobera ati ndishimye ni ukuri, kukugira mu buzima bwanjye ni iby'ingenzi cyane. Naho rero Marvin ahita amuhereza za mpapuro maze akamubwira ati aya mafaranga yose ni ayawe, uzayakoresha nyine uko ubyumva ariko muri kampani yawe, kandi rwose ntiwirirwe umbaza ibibazo byinshi, wowe genda nyine ukemura ibibazo. Murumuna we arishima cyane, ariko agahita anamubwira ati rwose nongeye no kwishima kuba warongeye guhura na Rebecca, kubera ko kongera guhura nawe byaraguhinduye, warahindutse rwose, nsigaye mbona ufite ibyishimo, nsigaye mbona kandi umwenyura, ntabwo rwose ukiri wa wundi wahoranaga ubwigunge nk'ubwo wari ufite. Naho rero Marvin ati ariko nta kindi kiduhuza, ni akazi gusa, ni ukuba turi gufatanya mu kazi. Tante rero wa Rebecca nawe aba yinjiye, hari ibintu nyine aba bazaniye, maze agahita avuga ati kandi nyine kuba iyo muri kumwe biba biri romantike, bigaragara neza cyane. Marvin ati ariko nababwiye ko ari akazi, nta kindi kiri hagati yacu. Tante wa Rebecca ati nta kibazo, niba ari akazi gusa ntacyo nabyo turabishimye, gusa muzakomereza aho ngaho. Umunsi wakurikiye rero Marvin arabyuka maze akajya ku kazi nyine nk'ibisanzwe. Uyu munsi bwo aba ari gukora amasuku nyine, amasuku hano aba yaranze rwose kurangira. Aba rero yashyizemo akazi ki ari kwiyumvira,
agenda akubura ariko ari no kwibyinira anaririmba. Rebecca rero arinjira akumva umuziki uri gusakuza, maze yareba agahita asanga Marvin arishimye cyane, ari kugenda abyina anaririmba, nyine anirimbana n'indirimbo ati ni wowe rwose watumye nongera kwishima, ni wowe kandi watumye nongera guseka, wowe nyine Rebecca. Rebecca atangaye ati njyewe, ni njyewe natumye wongera guseka? Naho Marvin ati hoya, ntabwo ari wowe. Rebecca ati ntabwo nari nzi yuko ukunda indirimbo zimeze gutya. Marvin ati nkunda indirimbo z'urukundo cyane cyane rwose, sinzi impamvu nkunda kuzumva, nubwo nyine ntari mu rukundo ariko izi ndirimbo ndazikunda cyane kandi mba numva nyine arizo zinyubaka. Bahita rero bose bafatanya maze nyine bagatangira gukora amasuku, bahita batangira gusiga amarangi. Gusiba ibintu byose baba babikora nyine ubona ari ibintu bibanejeje, kubera ko baba bari gusiga amarangi maze bakajya banyuzamo bagasigana, barangiza gusiga amarangi bose rwose utabamenya amasura. Ibi bintu rero biba bibaryoheye. Nyuma rero y'iminsi mikeya aka kazi baba bagasoje, ya dispensaire nyine iba yuzuye maze bakajya kuyitaha. Biba ari ibintu rwose by'igikundiro kandi ari ibintu biryoshye, uba ubona ari ibintu bisa neza cyane. Basoza rero kuyitaha maze bakajya kwicara ahantu nyine bari gusangira. Marvin abaza Rebecca ati ko mbona n'ubundi umeze nk'ufite stress kandi ibintu byose byagiye ku murongo. Rebecca ati ntakubeshye, ndi gutekereza ibintu byinshi, ni ubwa mbere ngize ikintu cyanjye ku giti cyanjye, ndi gutekereza yuko iyi dispensaire ari iyanjye, none ikirenze kuri ibyo ngatekereza ko abantu bose ba hano ari njyewe bazajya bafata nk'aho ari njye batezeho amakiriro. Ibyo bintu rwose biteye ubwoba kubitekerezaho, ndi kwibaza niba byose nzabishobora uko bingana. Marvin ati uzabishobora, uri umukobwa w'intwari, humura rwose byose uzabibasha. Baba rero bari kuvuga ibyo maze umukobwa wari wicaye hirya akaba araguye hasi. Rebecca ahita yihuta akajya kumureba maze agatangira kumwitaho, naho Marvin ahita atangira nyine za stress ze, ya ndwara ye n'ubundi ihita imufata, agatangira ubwoba bukamwica, maze agahita ahaguruka akajya hanze. Ntabwo rwose aba yashobora gukomeza kureba uyu mukobwa. Rebecca rero amara kumwitaho maze akaza kureba Marvin, ahita asanga Marvin nawe ubwoba ari bwose ahagaze hanze. Marvin atamubaza ati none se yabayeho, ameze neza nta kibazo? Rebecca ati yego nta kibazo rwose ameze neza. Marvin ati umbabarire rwose ku byo ubonye. Barataha rero maze bwacya Marvin akabwira Rebecca ati ndakwinginze rwose umbabarire ku byabaye ejo, buriya wabonye ntabwo ari njyewe rwose w'ikigwari bingana kuriya, ahubwo nyine iyo mbonye ibintu nka biriya byose mpita ntekereza ku bintu byabaye mu ntambara, mpita nibuka ukuntu turi ku rugamba abantu bose twari tuziranye bapfuye. Iyo rero numvise ikintu gisakuza cyangwa nkabona umuntu uguye, mu mutwe wanjye nyine hahita hazamo amasasu, nkanabona ukuntu bagenzi banjye bapfuye maze nkataha ari njye na onkle wawe gusa, abandi bose baraguye ku rugamba, byanze kumva mu mutwe rwose. Naho rero Rebecca ahita amubwira ati we nta kibazo, ndakumva kandi ibimenyetso by'indwara yawe ndabizi, ariko nyine nkeneye ko rwose nagufasha maze tugashaka umuganga ugufasha kugira ngo ibi bintu byose bigushiremo. Bahita rero n'ubundi bajya ku kazi maze bagerayo bagatangira kugenda nyine bamanika ibintu mu ma etajeri. Rebecca aba yuriye ahagaze ku ntebe ari kugenda amanika ibintu, naho rero Marvin we aba ari hafi aho nawe nyine ari kugenda atunganya idatunganye. Rebecca rero arikanga maze agashaka kumanuka kuri ya ntebe. Marvin agenda yiruka maze agahita amufata rero yari agiye kugwa akamufata mu maboko. Aba bombi bahita barebana nyine bagahita batuza ukagira ngo bibagiwe icyari kibaye. Nyamara kurebana umwanya munini mu maso
bituma rwose aba bombi bahita basomana batigeze babitekerezaho. Bamara gusomana maze bakongera kurebana bagaseka, Marvin agahita amubwira ati komeza ukore hariya, naho Rebecca nawe ati nawe komeza utunganye ibyo ngibyo, bigira nkaho rero nta cyabaye. Gusa nyine mu gutaha Rebecca ntabwo atuza, akomeza nyine yibuka aka kajesite kaba kabaye hagati ye ndetse na Marvin. Marvin nawe nuko akomeza yibuka ibi bintu maze akajya yisetsa. Murumuna we aramubaza ati uyu munsi ko mbona ibintu byahindutse byagenze bite, urishimye cyane birenze? Marvin ati ndishimye byo rwose, nuko ntakubwira ikinshimishije ariko ndishimye, uyu munsi ndumva ari igitangaza. Murumuna we ati nushaka ntubimbwire, icyangombwa nuko wishimye gusa, icyagushimishije si ngombwa ko nkimenya. Hashira iminsi rero maze bari mu kazi, Marvin abwira Rebecca ati ndagushimiye rwose ko wampuje n'uriya muganga wawe akampamagara, ndumva rwose biri kugenda bigenda neza. Rebecca ati mwakomeje rero kubonana nta kibazo? Marvin ati cyane. Rebecca ati njye nizera ko rwose bizakemuka, humura, abaganga babyigiye baba bazi icyo gukora ku buryo rwose bagushyira ku murongo ndetse bakanagufasha mu kuzajya wikontorora. Humura rwose biraje bizagende neza, biriya bintu wajya gukunda gutekereza ntuzongere kubitekereza ukundi. Marvin ati warakoze cyane rwose, ndagushimiye. Marvin kandi ahita yitegereza Rebecca maze agahita amubwira ati nta kintu cyiza nko kugira umukoresha uzi ubwenge kandi umukoresha nyine ufite umutima wa kimuntu. Naho rero Rebecca nawe ahita ahindukira maze akamubwira ati nta kintu cyiza rero nko kugira umukozi ukorana umwete, byongeye kandi w'ibogari. Nta gutinzamo n'ubundi bahita bongera bagahoberana maze bagahita basomana. Gusa nta n'umwe uba wari wabwira undi ko amukunda, baba bakora iki gikorwa maze rwose bagahita bigira nkaho nta kintu cyabaye, bose bakiyumanganya nyine. Uyu munsi rero Marvin arataha maze akabwira murumuna we ati ntakubeshye, ndumva rwose mpangayitse, rimwe mba numva nishimye, irindi nkumva ndahangayitse cyane. Rebecca ni umukobwa mwiza cyane, ndamukunda kandi niwe wigeze aba urukundo rw'ubuzima bwanjye. Kuva kera tukiri bato nta mukobwa n'umwe nigeze nkunda atari we, ariko nanone mba mbona atari mwiza kuri we, mba mbona rwose akwiriye umusore nyine uzamukunda akamukundwakaza. Naho njyewe rero mba mbona ahari yenda atari njyewe akwiye, akwiye ibyiza kurusha uko ari njye wamukunda. Murumuna we ati hoya wivuga ibyo bintu rwose, couple yanyu irajyanye, mwarakundanye kuva mukiri abana, ikindi kandi mwese bigaragara ko nta wigeze akunda undi ku ruhande, byumvikane ko rero n'ubundi mugikundana. Ikindi kirenze kuri ibyo, iyi minsi umaranye na Rebecca urishimye cyane, warahindutse, wabaye undi muntu, biragaragara ko ubuzima bwawe bwahindutse. Nicyo rero bita urukundo rwose mu buzima. Icyo nahoraga nkwifuriza ni ukubona ikintu kigushimisha. Ndakwinginze rwose ntuzatakaze uru rukundo, rurwanirire. Ugomba kubona Rebecca nyine nk'umukunzi wawe. Naho rero ku rundi ruhande Rebecca nawe ahamagara wa mushuti we maze akamubwira ati umusore rwose uri hano nawe ari kunca intege, tekereza ko atajya ambwira ko ankunda, nyamara rwose tumaze gusomana inshuro zirenze ebyiri ariko ntarambwira ko ankunda na rimwe. Abantu bose ba hano dutuye babona ko dukundana, badufata nk'aho turi couple, nyamara hagati yacu wagira ngo nta kintu gihari. Sinibaza impamvu nta kintu ambwira, ariko se buriya abona ndi umukobwa mubi? Ntabwo se abona ko mukunda? Naho umushuti we rero ati, uyu mushuti wa Rebecca ahita amubwira ati niba rero ubona rwose atabyitayeho wikomeza guta igihe, buriya umusore atari kukubwira ko agukunda, ubwo nyine ntabwo aba agutekereza. Nkorere ishakire undi mukunzi. Rebecca ati nabyo biragoye,
sinzi ko rwose nabishobora. Umunsi wakurikiye rero Marvin ntabwo yigeze aza noneho kuri ya dispensaire nk'ibisanzwe. Tante rero wa Rebecca yaje kuri dispensaire maze abaza Rebecca ati ariko se ibyawe na Marvin bimeze bite? Rebecca ati nta kintu kiri hagati yanjye nawe, turi inshuti zisanzwe gusa nta kindi. Tante bati nyamara njyewe mbona atari uko bimeze, kubera iki ariko mutemera yuko mukundana? Mwarakundanye mukiri abana, ubu rero rwose nabwo bigaragarira amaso y'abandi bantu. Sinibaza ukuntu abandi bantu bose baba babona ko mukundana ariko mwe ntabyo mubona. Rebecca ati ntabwo rwose dukundana. Baba bakiri kuganira rero maze murumuna wa Marvin akaba araje ati nta Marvin, namushatse ahantu hose namubuze kandi telefone yayisize mu rugo. Rebecca ati ntabwo aherutse hano, natekerezaga ko ubwo nyine yasubiye muri ka kazi ke ko gutwara indege. Murumuna we ati hoya, ntaho rwose yagiye uyu munsi, sinibaza ahantu yaba yagiye. Rebecca ati ubwo nyine narangije kubyumva, ntabwo agishaka kuza kumbona, niyo mpamvu ari kugerageza kungendera kure, gusa ndi gutekereza neza ahantu yaba ari. Rebecca rero ahita yambara akifubika neza, akambara n'inkweto nyine kuko haba hakonje, maze agahita ajya ahantu mu gashyamba bakundaga kujya, ahita ajyayo agasanga kuko niho Marvin ari wenyine. Ahita amubaza ati kubera iki uri wenyine? Ati nagusanga se maze tugafatanya kwiyibutsa ahashize. Marvin ati nta kibazo. Batangira no kugenda muri iri shyamba, maze Marvin akajya abwira Rebecca ati ndabona ningenda rwose hano hantu nzahakumbura kuko niho hantu nza kenshi cyane, niho hari inzibutso zanjye nyinshi. Rebecca ati kubera iki se ubundi ari ngombwa kugenda? Ntabwo ari itegeko, babiretse kugenda. Baba bakivuga ibyo rero bakaba bageze ahantu hari agatebe bajyaga bicaraho kera, gusa nyine kaba katwikiriwe n'ivumbi. Baragahungura rero, maze bamara kugahungura bagahita babona ko hari handitseho amazina yabo, hari handitseho ngo Marvin ndetse na Rebecca. Marvin areba aka gatebe maze bagahita bibuka nyine mu bwana bwabo ukuntu bazaga bakakicaraho n'ukuntu bajyaga baza nyine gukinira aho hantu bakanahihisha. Rebecca ahita abwira Marvin ati iyaba byashobokaga igihe nagisubiza inyuma maze nkongera nkibera umwana. Igihe cyo mu bwana cyari kiryoshye kandi cyari gishimishije. Marvin ati ahubwo wimvugira ibintu, nanjye nibyo nari ndi gutekereza impamvu umuntu akura. Kera rwose twagize ibihe byiza, yabaye byashobokaga tukongera tukibera abana maze tukongera tukishima. Kera twahoraga duseka, twahoranaga umunezero, nyamara iyo umuntu akuze birahinduka, ibintu byose biba ibibazo gusa. Baraganira rero maze bagataha, ariko bagataha biyemeje ko hari ahandi hantu bagomba kuzajyana ku munsi uzakurikira, ahantu n'ubundi bajyaga bajya ari abana. Buracya rero maze bose bagahamagarana bakajya aho hantu nyine bajyaga bahurira. Ni ahantu haba hameze nko mu gisare, bagendaga nyine bakajyana za nkweto nyine ziba zifite amapine bagenderaho bakazigenderaho. Barahageze maze bose baratungurwa kuko nyine hari hashize imyaka myinshi cyane batahagera. Batangiye nyine gukora nyine izo siporo bajyaga bahakorera, barishima cyane. Uyu munsi urongera nyine ubabera umunsi w'igitangaza. Iminsi rero iragenda ikisunika, maze igihe cyo kugenda cya Marvin kikagera. Asezera rero abantu bose maze akababwira ko nyine habura icyumweru kimwe gusa ngo ajye muri rwa rugendo n'ubundi yagombaga kujyamo. Murumuna we aramwinginga ati ndakwinginze rwose guma hano wigenda, ariko Marvin akamubwira ati oya, ngomba kugenda byanze bikunze. Ku rundi ruhande rero Rebecca we aba afite ibirori kuri ya dispensaire ye. Abantu nyine bo muri iki cyaro bose baba barifuje nyine kuza gutaha noneho ya dispensaire ku mugaragaro, bose nyine bakaza
baraza rero na tante we bose rwose ubona ari ibirori bishimishije, gusa Rebecca we aba ahagaze ubona afite ikintu ari kubura, ibintu abantu bose baba bari kuvuga ntabwo aba abyumva, amaso aba ari mu idirishya ari gucunga ngo arebe ko Marvin yaza, nyamara ariko ntawe aba ari kubona. Nubwo rero biba rwose ari ibirori, nta byishimo namba aba yifitiye. Ajya kubona rero akabona imodoka ya Marvin iraparitse, Marvin avuyemo, Rebecca asohoka yiruka ntari kubitekerezaho, maze agahita ahura na Marvin, ahita amubaza ati wari uje kunsezera? Nari ngutegereje rwose, gusa nari nakuvuze. Marvin ati hoya, ntabwo nari nje kugusezera, ahubwo natekereje ko rwose hari icyo ngomba kuza kugufasha muri aka kanya. Ahita akura ururabyo rw'ihoze mu mufuka maze akarumuha, aba arufite nyine mu mufuka w'ikote n'imbere. Ururabyo rumwe ararumuhereza maze Rebecca agatangira kurwihumuriza. Marvin ahita amubwira ati rero natekereje ko rwose ibintu byose wakoze, ariko hari ikintu cyaburagaho ngo byose bibe byiza. Ahita amuha ikadire, iyi kadire iba irimo ya foto ya Rebecca ndetse na Marvin bari kumwe na onkire wabo. Rero Marvin aba yarayikoresheje noneho yarayigize nini cyane kandi ari nziza, maze aramubwira ati natekereje ko wazayimanika muri iyi dispensaire maze ikaba urwibutso. Rebecca ahita yishima cyane akamubwira ati urakoze. Marvin kandi abwira Rebecca ikindi kintu nari nje kukubwira, ndagukunda cyane, nari nje kukubwira ko ngukunda kandi igihe cyose mpora mfite ubwoba bwo kugutakaza, ariko noneho ikindi kintu mu buzima kijya kintera ubwoba kurushaho ni ukuba naba kure yawe. Ndambiwe rwose guhora mfite ubwoba bwo kukubwira uko niyumva. Ndagukunda cyane kandi rwose ndifuza kukuba hafi. Rebecca ati nanjye ndagukunda cyane cyane rwose, kandi nifuza yuko wampora iruhande. Ubu noneho rwose mbonye igisobanuro cy'impamvu nagarutse mu gihugu cyanjye, ni uko nyine ikindi gice cy'ubuzima bwanjye cyari kintegerereje hano. Ndagukunda kandi uru rukundo rw'ubuzima bwanjye bwose. Bahita bahoberana maze ba bantu bari bari mu nzu bose bakasohoka bagahagarara mu muryango bagakoma mu mashyi. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.